byumva gukubitira shitani cyekare bari mu gukora siporo, bari bakora siporo bari gukora siporo z'amaboko. tureke ku mirimo myiza. Abadayimoni bakubitishwa inkoni. Oya Yesu rega ibi byose tuvuga ni iki kindi wavuga hejuru y'imirimo myiza? Urakoze cyane. Twagana ku cyo bita urugomero, kugomera no kugomorora. Nabasobanuriye ko icyo bita urugomero ari ahantu hashingwa ibiti mu mazi bagashyiraho imifuka bagahita baca kandi kayoboro kayobya amazi akajyana ahandi hantu. Icyo gihe amazi bayakuye aho yari ari bashyize ahandi hantu. Mwumvise ko icyo bita kugomera no kugomorora rero ni bya biti twasomye bita gukinga no gukingura. Imana ni ikinga, Imana ni ikingura. Turacyari ku mirimo myiza. Dusubira ibyahishuwe kandi ni imirimo izwi n'Imana. Yego Ibice bibiri murongo wa mbere ugeze ku wa 7. Jambo riravuga ni urwandiko rwandikiwe Abefeso. Wandikire marayika w'itorero ryo muri Efeso uti ufashe inyenyeri 7 yego mu kuboko kw'iburyo. Haleluya. Akagendera hagati y'ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu. Aravuga aya magambo ati nzi imirimo yawe n'umuhate wawe no kwihangana kwawe, kandi nzi yuko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi, nuko wagenzuye abiyita intumwa kandi atarizo, ukabona ko ari abanyabinyoma. Yego. Uzi kwihangana kandi warenganyirijwe izina ryanjye ntiwacogora. Ariko rero mfite icyo nkugaya. Yego. Nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Nuko 5 nuko ibuka aho wavuye ukagwa, wihane ukora imirimo nk'iya mbere, kuko nutabikora nzaza ahuri nkuri igitereko cy'itabaza ryawe ahacyo nutihana. Ariko rero ufite icyo ngushimira. Hari icyo ngushimira nuko wanga imirimo y'Abanikorayiti. Yego. Iyo nanjye nanga. Ufite ugutwi niyumva icyo umwuka abwira amatorero. Yesu ashimwe. Amen. Wumvise iri torero? Wumvise noneho muri Efeso? Yego. Nzi imirimo yawe, nzi kwihangana kwawe, nzi ibibazo byose wagiye ugira, ariko mfite n'icyo nkugaya. Nzi nuko wanga Abanikorayiti. Nzi kwanga ibyaha by'abanyabyaha nkuko nanjye mbanga. Ngo n'abantu bakora imirimo mibi Imana irabanga. Buriya rero hari utwo twitiranya. Imana ni umubyeyi ariko uhana. Wabyumvise? Pastor, tugira ikibazo. Tigo twafashe Imana muri kote ya papa na mama. Gusa tugira inshuti mbi. Buriya nugira inshuti yo kubwira yuko uri umuntu mwiza. Itakubwira amakosa yawe. Izaba ari ingome. Ahubwo inshuti nziza ikubwira n'amakosa yawe. Yego. Iri torero Imana yarishimye. Ariko kugira avuga ngo nzi ko imirimo y'Abanikorayiti urayanga nkuko nanjye mbanga. Urabyumva? Bivuze ngo iri torero hari akantu ryakoze gakora ku mutima w'Imana. Yego. Avuga ariko hari icyo mbagaya. Hari ikintu mbagaya. Nuko mwaretse urukundo rwanyu rwa mbere. None rero ibuka aho wavuye ukagwa, ugaruka ku rufatiro. Noneho akantu gakomeye tugeze kuri ya migomero na za mfunguzo no tugarukeho. Kuko nutabikora nzaza ahuraho nkuri igitereko cy'itabaza hacyo nutihana. Nukuvuga ngo iri torero rirashimwa mu mirimo myiza yose ryakoze, ariko rikanagawa ahantu byakoze nabi. Ariko ariyo ya nshuti nziza ikubwira ibyiza byawe ikakubwira n'amakosa yawe. Imana ihabwa icyubahiro. Wabyumvise?
imana iri torero iribwiye ibyiza byaryo ariko ribwite hari n'ahantu hato nkugaya hari ahantu wakoze ibintu binjya ku mutima wanjye numva ndishimye amina ariko hari n'ahantu wagenze nabi yego reka rero nkugira inama gerageza wibuke wisubiremo aka kantu niko njya ututindeho cyane bigerageze wibuke mukango turi ahantu bavuga ngo ese umurozi yakinga ntabwo bibaho ese umukonikoni yakinga ntibishoboka ese abapfumu bine gakamye tujya twumva nka banani hari ikintu bakora yakandagiraho imana yahakandagira ntiyahakandagira urakoze cyane bivuze ngo iyo ije gukinga iba yiyiziye yiriyizira nyine ariko imana ishimwe amen niyo ije gukingura iba yiyiziye yego kandi hari akandi kantu k'ibanga ngira ngo nkwibutse niyo ibika urufunguzo nta wundi muntu haleluya amen irwibikaho niyo iza ahantu irushyira ifite urufunguzo niyo ikinga yaraje nta muntu irubitse yego wakingura bene wanyu ubwo wahita uhera kuri bene wacu nanjye ngahera kuri bene wacu noneho ubaza mufite abana 8 wahita uhera ku wa mbere ubwo se wazajya kungeraho ryari ubwenge bwabo nkakingura amateka meza nkakingura amaviza umva ubwo se wazajya kugera ku bandi ryari wajye bidakana kumvise ikinga yiyiziye ikingura yiyiziye bivuze ngo aho yakinzira hari naho yakingurira hari noneho ivuze imirimo myiza y'iri toro rya Efeso irabwe ariko hari akantu gato cyane mbagayo mwaretse rwa rukundo mwibagiwe umuhamagaro kwa kundi mwari mwarahamagawe siko mukiri yego ni ukuri Imana ishimwe amen none ndabagira inama ni mwinyuremo ibuka pasite akantu karakomeye urumva ko ingorane tugira ari ugura twibagirwa yego ibuka aho ahantu wavuye urumva ko kutagira imirimo myiza kutagira urukundo ni ukugwa byaturutse bizana kugwa none iyo waretse imirimo myiza nibyo bikuzanira kugwa akaba ariho umuntu yibuka ko kanaka yakoze ubukwe ntamutumire agahita yibuka ko hari abadaheruka kumuhamagara dayimoni iti bakwimye mvitansiyo urabona uriya muntu wakwimye mvitansiyo muri kumwe agatangira kuguca mu bantu atari kuzi ko ari byo koko agatangira kuguha mesaje amakuru mabi ubundi dayimoni ari igitabo kimwe cyitwa ntibishoboka nicyo gitabo satani agendana wakira gute iwanyu batarakize wakwiga ute iwanyu batarize abana baziga bate utarigeze wiga uzarindagira uzakanura amaso uzamwara uzaseba muri make nicyo gitabo agira none icyo gitabo cye gihoramo nicyo bita yibuka kandi yibuka ye ntabwo yibuka ibyiza yibuka ibibi gusa pasiteri se ntabwo ejo bundi yakoze ubukwe yaragutumiye ejo bundi se nta muntu bagiye gura ku kibuga cy'indege dore ko nabyo bigiye kuzaba umuntu yamuga ati ngiye guhaguruka nza duhurire ku kibuga cy'indege i Kanombe pasiteri ariko ni ukuri ko Imana muzahura kabisa kandi ndabihanuye mu izina rya Yesu amen none se pasiteri ko yagiye kwakira umuntu ku kibuga cy'indege ko muri inshuti yarakubwiye utari kuzi ko pasiteri we yakunkunda bitarimo ariko wibagiwe ko ajya ku kibuga cy'indege ari we watumiwe wenyine ibyo ntabwo byandebaga yego noneho urumva ko iri torero rirezwe ko hari ahantu ryapfungutse hari ahantu ryavuye riragwa kuva mu cyiciro cy'urukundo n'imirimo myiza buriya bibanziriza kugwa iyo winjiye mu kintu cyitwa kudakunda satani akuzana amateka y'uko uriya muntu mwakundanaga akwanga nyamara wowe umukunda akwanga naho mbona ikigisho muri iyo minsi yashize ngo umuntu arimo gukubita indyarya kubita mu bitugu kubita indyarya yoberanya ni umuntu arimo kugira ngo Imana ikurinde indyarya none ngo umuntu arimo kubita indyarya kubita
ari icyo ako kantu urakavuze ugira kandi kantu nyibutse hari ahantu hamwe nigeze numva amasengesho ngo amasengesho yitwa ngo ni kubita ayo masengesho mu buryo bw'umubiri umuntu agafata inkoni akagenda ati ndakubita umudayimoni w'inzara ndakubita umwanzi ndakubita umurozi afite inkoni ese ayo masengesho ubwo bije ku ijambo ngo ndakubita ari uburyo banamukubita ngiye umudayimoni w'inzara wamukubitishije ubundi umudayimoni w'inzara ahubwo burya nasiba amateraniro nkajya gukora ahantu hari ikiraka ahantu nabonye ikiraka nkajya kugikora nimugoroba ngahaha cyangwa nkasiga nikopesheje nzi ko ndibuze nkishyura ubundi rero dayimoni nta kubitishwa inkoni bo ntabwo twakura abantu mu kwizera kwabo kuko umusazi wese agira uburyo asara hari ubwo uhura n'umusazi asaze yiruka undi agasara asakuza undi agasara akuramo imyenda undi agasara yikora noneho bwa sosiyete kugira ngo tubiganireho ndabibutsa ko n'uwakubitaga yumva ko kubise satani ntabikubitwa inkoni tureke ku mirimo myiza abadayimoni bakubitishwa inkoni se oya yesu erega ibi byose tuvuga yesu aravuga ngo mwene uwo mudayimoni ni ugusenga no kwiriza ubusa Pawulo aravuga ngo nicyo bituma umurimo ukoresha iby'uburetwa urabyumva gukubita rero shitani cyeka niba barimo gukora siporo barimo bakora siporo bari gukora siporo z'amaboko nemera ko ubutayu busengwa nemera ko ubuvumo waba ujya mugasenga nemera ko no mu nzu iwawe wahasengera yewe nanemera ko ushaka kuzenguruka witurije wizengukira ukavuga ngiye kwizengukira Kigali yose ariko ndi mu bihe byiza byo gusenga nibereye mu modoka yanjye nshaka kwitwara mu modoka yanjye nibereye mu bihe byiza byo gusenga ibyo bintu biraryoha ni ukuri kw'Imana gusenga ntabwo bigira umupaka ntibigira ahantu bikorerwa ariko dayimoni ntabwo bayikubita inkoni yewe niba ashaka azashaka na ferabeto iyi nkike z'iyeriko yeriko bayihaye itegeko ryo kuvuga ngo bazenguruke bacecetse bayizenguruke karindwi yari amabwiriza avuye ku Mana ntabwo bashyizeho amapiki buriya rero haravuga ati ko udashyizeho ferabeto buriya urabona byakwemera udashyizeho kinubi udashyizeho hari ibintu bidakubitwa amapiki hari ibintu bidakubitwa imihini hari ibintu badasakuriza hari ibintu bizengurukwa byose ndabyemera ariko umuntu ukubita dayimoni rwose reka nkwerure nkukuri inzira ku murima pasite uzababwiza ukuri satani ntabwo bayikubita inkoni ahubwo burya araguseka kavuga ati ibyo urimo ntabyo uzi kuko iyo umaze kuyikubita ukibwira ko byarangiye ugasanga iyo utegeka urugi hariya uva muri bya bindi wari ahubwo urayitegeka uyitegekesha ijambo handitswe ngo uyitegekesha ijambo hanyuma ukifashisha gusenga buriya abantu bakubita satani reka mbikubwire nagiye mbibona ni abantu bagihamya ko satani akinga buriya hari icyubahiro abantu baha shitani mu masengesho umuntu agasenga iminsi 3 4 abwira satani ngo yubaha Imana n'umunsi n'umwe ngo kingura ndakurira urugi mvira ku rugi mvira mu mishinga mvira mu mateka mvira mu bana mvira urabyumvise neza akamara iminsi arimo ahamya ko satani ari ufite imfunguzo muri make ni ubuyobe tudatinze aho ngaho ni ubuyobe reka twikomereze mu ni ubuyobe rwose ndabyeruye utabyumva neza kumpamagara ubundi satani urabyumva nta kinga cyo kora yaza akegekaho akarambikaho akantu ati sha nzarebe ko ahangaha uzaharenga ariho umuntu akubwira ngo sha umva nibyemera uzambaza azaba atari ngewe ni muri iyo nayo ntabwo ari ugukinga ahubwo ni ya ntwaro ye agira y'iterabwoba aza kuza kuguhahamura akakubwira yuko ashoboye kandi adashoboye akubwira ko nta nzira abanza kuguhisha ushoboye akamukuriganya akakwereka ko ari ushoboye yo kugera ku kigomba kugeraho aho rero niho ugenda gukubita ariko ubundi tegeka mubwire ko mbere y'uko uhura n'ibyo wahuye nabyo hari andi mahirwe wahuye nayo akomotse ku Mana muri make
dufite utugezayo kuri data. ariko nsomera kuva 23:20 23 umuntu tujya tuvunika njya gusobanura ibintu ntari ubisobanura. kuva 23 umurongo wa kangahe? wa 20. umurongo wa 20 aravuga ngo dore ndatuma marayika imbere yawe akurindire mu nzira akujyane aho nakwiteguriye. akugeze ku masezerano, akugeze ku mishinga yawe, akugeze mu bwenge bw'abana, akugeze aho abantu batakugejeje, akugeze ahantu umugambi w'Imana uri. noneho bivuge ngo Imana niyo ifite urufunguzo rwo kudutwara no kudushorera ikatugeza mu mugambi wayo. niyo none se ubu hari satani baho yakitambika uyu marayika w'Imana? ese ubundi marayika w'Imana Bibiliya yavugaga hano ninde? komeza ni Yesu Kristo. komeza uwo marayika mumwitondeho. iyo jambo riravuze 21 mumwitondeho mumwumvire nimukamugomere kuko atazababarira. mumwumvire mumwitondere nimukamugomere. uwo ninde? ni Kristo. uwo ni Kristo Yesu. ndamutuma imbere yawe. bivuze ngo nugenda ubundi satani yo kwica akwereka ibituro byabo yishe. ahubwo ati kanaka namurangije ureba nakana kandi amurangiza. ubu urabona sha wowe urinde. mubwire ko hari uwuriwe, mubwire ko imbere hari marayika. mubwire ko atari wowe uyoboye urugamba. abaririmbye bararirimbye ngo urugamba si wowe uyoboye, ngo urugamba ni Yesu uruyoboye. tuzatsinda, tuzanesha. nese buriya ura muri ntabwo yuzuye umwuka. uru rugamba ni Yesu uruyoboye, tuzanesha. we bwira satani ko imbere hari marayika ngo ahazamuka tuzahagenda nk'ahatambika. oya mubwira uti imbere yanjye mfite marayika. dore ndatuma marayika. ni Imana yabyivugiye, iri jambo ni Imana yabivuze. muri make icyo dusabwa ni ugukora ibyiza, ntidukore ibintu byirukana marayika wacu. icya mbere uzuza ibyo usabwa, urahabwa ibyo usaba. ndatuma marayika imbere yawe, azakugenda imbere, azakuyobora, azakurinda, azakurwanirira. kandi umuntu uri imbere yawe ariko pastor kangura akantu nabonye, abantu barakubwira ngo tukuri inyuma, siko byo batukubwira cyane. ye umva wowe shora urugamba, kora uruko tukuri inyuma. nta cyo tukuri inyuma rwose. ariko uyu muntu ukuri inyuma hari imbere, niba hari urugobo uzarugwa amasubira inyuma we. azasubira inyuma nyine kuko niwe uri imbere. nawe se ati se buriya ariko ntimanza atagira amaso. ariko iyo umuntu ari imbere yawe aba ari oblige guhura n'ikibazo cyose akakemura. urabona inzara iri kure imbere ya marayika. inzira niwe uyishaka. ni ukuvuga ngo wowe wikwishakira inzira. ndatuma marayika imbere yawe, azakugenda imbere, akugeze ku cyo ukeneye. icyo usabwa ni ukumwumvira, no kumwitonda, no kutamugomera gusa. noneho rero marayika uyu ntabwo wagenda ufite ubugome. ntabwo agenda na marayika udasura abantu ufite urwango. ntiwagenda na marayika udafite urukundo. wararetse ya mirimo yawe ya mbere. uyu marayika umuntu bazagendana ni umuntu wujuje ibyo asabwa, azaba amujyanye guhabwa ibyo asaba. ntasubiremo, uyu muntu niyuzuza ibyo asabwa azaba ajyanywe na marayika ahantu Imana yamwiteguriye, ahantu Imana iri. Haleluya. bivuze ngo kugera ku Mana ni ukwinjira mu mugambi w'Imana. aha rero umupfumu ntazakinga, ntibishoboka. noneho nutuze ibyo usabwa, mushumba wawe, aposo wawe, bishop wawe ntazarukingura. kandi Imana ariyo ifite urufunguzo. yahakingura atese. kandi Imana ariyo ifite urufunguzo. rero tubwire abantu ngo ntimugomere marayika. ariwe Kristo. mwumvire Kristo. ariko Mana munamwitondeho, mugere mu mugambi w'Imana. muri make dusoza iki cyigisho, niba nibuka neza aho twasomye hashoje hatubwira ngo ku murongo wa 5 nuko ibuka aho wavuye ukagwa, ibuka ahantu wavuye wihane ukora imirimo nk'iya mbere.
ngoroye muri mudu ngo kuko nutabikora nzaza aho uri nkuri igitereko kitabaza ibyagushukaga ibyo wumvaga waragezeho bivuge ngo ni marayika niwe ugiterura igitereko ahacyo umugisha akaza akongera akawubika ubutunzi akongera akabubika na diploma arayibika arayikingirana rwose ukabaho nk'utarize kandi waragifite muri muza ya murugo ngenda gifite noneho leta ko yanguraniye yaranguraniye akuvana muri marketing y'isi akujyana mu by'umwuka kujya kwamamaza aho rwose yabi ntago ukiri kwamamaza inuza imisumari n'amabuye n'inuza n'amabati cyangwa uri kwamamaza imiceri na za kawunga uri kwamamaza imyenda n'amamodoka ubu uramamaza Yesu ndi muri yanze yarakuvunjije azangeza ku mugambi w'ikimanuka ariko uyu muhamagaro ndakura witonde kugira ngo ndakura igitereko kitabacyo. Ese wemera ko Imana ishobora guterura amangazini? Irayaterura rwose. Kuyaterura se ni kanya gatoya. Ntago rero imodoka yaziteruye arimo gusenga. Arimo kuri Imana ngo Mana ngo ariko niba wibuka ngo ntago nkunda gatoki karimo inyama zo mu nda. Muri make agatoki kavuye hako inyama zo mu nda igitereko cyarateruye. Umuntu w'umugabo aryame mu butabe ngo ndakwibutsa ko Mana magatoki karimo inyama zo mu nda. Urayumva? Bazi ko ngakunda. Nose ntabwo agateruye. Igitereko cy'indabaza cyari cyavuye hacyo. None se buriya Imana ifite ubushobozi bwo guterura. Yaba ngo nzaza ahantu nterure nzaza aho ucururiza nzaza aho ukorera nzaza muri biro nzagusanga no mu ntebe wicayemo aho abantu bakubahira nterure icyubahiro nterure igikundiro nterure igitinyiro nterure nutihana ubwiza bwawe nzaterura ubutunzi nzaterura amashuri nzaterura gukomera nzaterura kumenyekana nzaterura icyubahiro nzaterura buri kimwe cyose nzaterura kandi zaba yaje aho uri ntabwo ari wowe uziterurira niyo nzaza ahantu uri iterure kuko rega burya ni nayo yateretse ibi bintu byose abantu bakangisha barimo bicayemo bagenderamo wibuke ko niyo yateretse ubwo rero yateretse nubu turimo tuvugira kuri iyi mikoro tuvuga ubutumwa bwiza bw'Imana niyo yabiteretse niyo yateretse nyine zitateretse wavuga iki yazika kwambura ukabara urebe no gusoma ngo na good morning iraterura no kuvuga neza kwa Farawo Mose ajyanayo inkoni Farawo ati wa muturage we ugarutse kurya ifiriti shawo usubire ku ifiriti irabanza iterura amazi meza iraterura noneho Farawo ngo Mose arambitse inkoni hasi hindutse inzoka Farawo ati mbega umuswa mfite abakonikoni mfite abapfumu n'abarozi mfite ububasha bwose buhambaye ndaje nkwereke ngo bakora inzoka nini nyinshi Imana yakoresheje bita iterabwoba ngo yinjire muri yoheje iterabwoba muri za nzoka zose ngo zibona inzira yo kugira ngo zihungiremo ari mu kanwa k'iya Mose ngo ya Mose irasaba zose ziyobokamo ngo Mose turabona umuntu arigendera Farawo asigara arize zenge bwa burozi bwa bukonikoni bwa buhanga byose iraterura Mose abitwara gusa Mose araterura bitwara muri ya nkoni Farawo asigara rubebe abapfumu bose basigara ba rubebe kugeza ubwo ibyago byateragayo ibikeri byamara kunuka Farawo ati muhamagare Mose Mose mutwika ibikeri byapfuye umuntu uko abyirukana ibizima kugeza ubwo Farawo nta kintu yakibasha kwikorera iterura umwero w'ubutaka byose iraterura birananirana igera iterura n'abana b'imfura byose iraterura aho umugabo yemera akafata inda yamanitse muri mutima ndayamanitse iba yateruye ahubwo reka twibwirira abantu bere kurindira kwiterura ntibongeye kurindira kwiterura niba bakoraga imirimo myiza bakaba barayiretse ariko ngiye hari ikintu kimbabaza nk'abantu baduteze amatwi nk'umuntu yavuze ngo nakoze ibyo ntibabinyitura akeneye kwiturwa nande niba wambitse wambaye ubusa ngo ntabikwitura ushaka kwitura gute
nasa akuramo yandi wamwambitse ishaje ayigusubiza. Nese nibaraga buri muntu ashonje ngo ntago bigize babinyitura. Nta muntu nkwibutse ko mbibutse ko nta muntu uzakwitura ibyo wamukoreye, ahubwo Imana izi imirimo. Haleluya. Niyizongera kandi ikwitura ibyo wakoze. Wikeneye inyiturano kuri njyewe, wikeneye inyiturano kuri kanaka, oya keneye inyiturano ku Mana kandi ntujye kwishyuza. urindire. Ubundi kwishyuza ni iki? Kwishyuza no gukora indi mirimo myiza yongera kuyo wakoze. Iyo gukora imirimo myiza yongera kuyo wakoze, Imana yibuka iyo wakoze kera, yarangiza ikakugirira neza. kugirira neza. Mana y'amahoro guhereza umugisha. Ndawakiriye. Bivuge ngo nshuti bene data, mumenye iki? Imana iyo umuntu avuye mu mirimo myiza akajya mu mirimo mibi, bakunzi batwaremeye imirimo myiza, mumenye ko iyo umuntu avuye mu mirimo myiza agakora imirimo mibi, Imana igize igaterura igitereko cyawe ahacyo. Bya bindi byose yaguha, bya bindi wiringiraga byatumaga wigira nabi, ugatakaza Imana, ntuyiha agaciro, ugaha agaciro ubwenge bwawe, ubuhanga bwawe, no gukomera kwawe, no kumenyekana kwawe, amashuri, kubaho n'ibindi, n'ubutunzi, n'amazu, n'imirima, ibyo byose tubona, bigatuma utubaha Imana ngo uyigire iya mbere. Ngo icyo gihe iraza igaterura igitereko ahacyo. Iyo igiteruye ahacyo uba nk'abandi bose. Hari umudamu nakunze, kumuvuga ntacyo bitwaye n'umukozi w'Imana, Julienne Kabanda. Ari inyigisho ye maze iminsi isirikira ku mbuga zitandukanye. Yarigishije aravuga ngo igituma wowe yakaremye baguha agaciro nuko Imana ikigutije uwo mwuka ukurimo. None ubu umugore umwana arakubwira ngo ndagukunda papa, ndagukunda mugabo wanjye, ariko aravuga ngo baramutse bakurambitse mu cyumba mwaryamagamo, akakubona bashyize udupamba mu gutwi, akakubona warambutse basize utundi mu mazuru, akubona amaso bayegeranyije, ntago n'icyo cyumba yakiraramo. aravuga ngo simenyeye kurara n'abapfuye. Ngiye ntago mparara, kandi mukanya yari yakurambitse ku biro urishere, urishosho, ariko akakanya Imana igutije, reka kakuvemo. Ndavuga ati ntago nongera kumwegera mu nkuru rwose, nimuraza muhamukura rwose, namukunda. Ariko erega buriya yereka yaravuze ngo icyo gihe akazi ntabwo kazahagarara ngo wagiye, icyakora abakuzi bazakora ibishoboka baguherekeze igihe gitoya, na za nshuti zawe magara mukundana ntizizakugezayo. Icyo gihe hazandikwa inyandiko nyinshi ku bw'ayo mateka, bamwe bati ruhukira mu mahoro igendere, abandi bati tuzahora tukwibuka, icyakora byose bizaba byarangiye. muri make biba byarangiye, n'akazi nawe kazahagarara ngo wagiye, abandi bazajya ku kazi. Dukora imirimo myiza kugira ngo Imana irekere igitereko ahacyo. wari wibona Igitereko kiruta ibindi ni ikihe nashatse kugarukaho? Ni uwo mwuka uhumeka. aka kantu, uwo nicyo gitereko kitabaza gikomeye kuruta ibindi, kuko ubutunzi ubugeraho kubera uyu mwuka ukiwufite. Amafaranga, amazu, amamodoka ubigeraho kuko iki gitereko kitabaza kigiteretse ahacyo muri wowe imbere, niho ugera muri ibyo ngibyo. yarateruye kwa Herode. Imana y'amahoro ibigishe ibyo mukwiriye gukora byiza kugira ngo igitereko kitabaza kigume ahacyo. Uwiteka Imana atagiterura, nagiterura abantu bazaguherekeza ugende wewe mu gahe gato. Uwo munsi ni iminsi ubundi bakuvugaho iminsi, iyo uri umuntu mukuru bakuvugaho iminsi 7, ku munsi wa 8 bagahita babicumbikira aho ngaho, bagatangira ubundi buzima. Imana y'amahoro ibagirire neza.